ikintu babwiye twongeye guhamagara mukoma amashyi cyane hari umupasiteri hano Imana ibahe hari undi mupasiteri mu mukomero amashyi witwa Innocent ni pasiteri mwiza cyane ni umushumba ufite amavuta ufite imbaraga pasiteri Innocent nta rubundi hano hari ababyeyi benshi ntabwo mbize ngo baze hano hari abapapa bambaye neza hano hari abakobwa hari ababyeyi mu bikomere Imana agaciro kabihaye niyo mpamvu dusenga irakomeye umumama afite abana batatu ni ukuri nkunda abana ikintu cyatuzanye hano ni igiterane kandi cyane uruhare rwinshi ni urwanyu ntimubizi murabizi cyangwa ntabyo muzi murabizi cyangwa ntabyo muzi mwana icyubahiro kuba turi aha si uko nta bitotsi nagira ndamutse ndyamye nasinzira sibyo kubw'iminota mikeya reka ndirimbe ariko akaryoshye ngo ntabwo gahora mu itama sibyo ni iby'agaciro ikintu cya mbere nababwira ni ugukunda ishuri sibyo ikintu cya mbere nababwira ni ugukunda ishuri uko umuntu uku ntabwo nizi muri kubyumva nishaka sindirimba aya magambo uko umuntu uku ntabwo nizi ariko hari igihe nicara nkarira ntabwo nabuze kwiga kuko nabuze ubwenge nabuze undihirira muri kubyumva nishaka sindirimba muri kubyumva kamera washakaga kujya muri kamera abakobwa mureke uburara abahungu mureke uburara mwige mukunda ishuri uramutse utigiye umutima wazabyicuza muri kubyumva ufite amahirwe ufite umuntu ukwishyurira ubona iniforume ntushake nturye ariko ukunda ishuri muzabona Imana icyarimo mwabyumvishije zamurira abakobwa beza bazi kubyina ikinimba nibaze hano
Deni murasa shao. Murasa. Wapi? Yaani. Denise murasa shao. Anisha. Sati darurungano sha. Sati darurungano. Muzee akabara hashi. Ikindi rero uranga gutya nyine Yesu yavukiye Betelehemu. Yesu yavukiye Betelehemu. Mwari bazeye Yesu aza kuvukira mu Rwanda, bari kumwita ngiki Habyarimana, bari kumwita Yesu nyine nuko bisanzwe ko Yesu kigo nyine mwakoze ibindi kurenza ibyo Imana itwaramugisha, ariko mureka mwamaje mu izina rya Yesu. Bari kumwita Emmanuel, bari kumwita Emmanuel. Haleluya, haleluya. Ariko ko tutari mu mwuka, amen, tutari mu mwuka, tutari mu mwuka. Abayuda komedi biteguye, abayuda komedi muri tayari. Turabashaka hano kugira ngo muze mubereke icyo Imana yabaye. Amen.
kubakirira komedi ariko mu gukina komedi kwacu ntabwo turasigira kuko ahubwo twaje no kubabwira ijambo ry'Imana kuko twebwe dufite abakozi b'Imana guturuka mu Misiri hamwe na Isirayeli. Rero twakira umukozi w'Imana uturuka muri Kongo akaba ari Kongomani aze hano nawe atubwire ijambo ry'Imana. Imana nishimwe bamwita Emerita guturuka muri Kongo muri karitsiye ya Njamena. Ikintu kimuzanye aha ngaha wari umusengera abakobwa bafite ukumenya kugira ngo Imana ibahe umuganga wambaye neza gusa mufatanye muzira dusome Zaburi umurongo wa kwanza igice cya mbere cyabuze n'abana Imana iravuga ngo mwabana mwe ngo itanga abagiye aragaruka ababwira ijambo ry'Imana. Mureke twakira umukozi w'Imana guturuka muri Isirayeli bamwita Pastor Rukoco arasigaza amakuru yanyu ntabwo nawe kama twishimye ntabwo nawe kama twishimye ntabwo tukuze abantu bafashe gutya
dukunda abantu babo kuko bafite n'umwuka wera. Amen. Kosokora nyamara we wa muhungu uri kuvuga ngo urukara kosokora nyamara Imana yakubitwa. Bareka bakiriye twakira umukozi w'Imana. Yewe twakira Pastor Kabivani guturuka we muri Madagascar abaze akubwira Imana. Jesus prophet. Igiciro cya Musa yari ari ukuvugira Uwiteka. Appreciate you know where he haya. Kubura ahangaha. Jesus prophet. Nuko Imana yakuzanye kugeza ahangaha. Akosia. Nuko Imana yakugeza. Akosia. Nuko Imana yakugeza. Akosia. I'm a preacher to the Jesus of people. Imana yakubise amakuru magana. Akosia Jehovah. Niyo mpamvu rero kwanza kuba ijambo ry'Imana. Imana yavuze. Anapenda Jesus prophet. Ugomba kumva ijambo ry'Imana. Anapenda Jesus prophet. Ugomba kumva ijambo ry'Imana. Unajua tunapia bikwe. Hari ikintu Imana yamubwiye. Okay, God and the Yamubwiye ati mwana wanjye. thank you Jabe. Mwana wanjye Bila pia Jesus prophet yako. nakugize ubukozi bw'Imana. Because the prophet of God you are there. Niyo yavuze ati kandi nigisha abantu. Confirm God. Abantu bagomba kumenya Imana. What your head? Abana. What your head? Aba bakuru. The best of faith. Imana yavuze. Confirm God. Hallelujah. Ngo murafashijwe. Ngo murafashijwe. Ngo murafashijwe. Ngo murafashijwe. Umugabo agiye asanga kuba bwiza sekaye. Mureke twakire umukozi w'Imana nawe. Yaturutse muri Amerika. Yaje gusengera mu Rwanda. We have God. Haleluya. Haleluya. Now I come from to the church from the Yego yaje mu rusengero rwa Pastor T. I lost the son. Ngo yarabusenga abana. Now I have 10 children. Ubu afite abana 10. Thank God in the name of Jesus. Nicyo cyatumye aza ahangaha gushimira Imana. Amen. Amen. God is good. Imana ni nziza. God is great. Imana irakora. God is able. Imana irakora. Oh, hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Amen. Yes. Waje kwicara. Murakoze. Mwanya wacu uragiranga ariko tuzavuga tubabwirize noneho ubutumwa bwa Yesu. Batwitaniye bati mwajya kuri YouTube cyangwa mukadwa subscribe murakoze. Hallelujah. 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 Amen. Oya, iki gitaramo cyateguwe. Iki gitambo cyateguwe n'uwo bise Donas. Ni igitaramo cyo kwerekana impano ariko nyine Iki gitambo nakumva ko gifite insanganyamatsiko biva ku mutima. Kuba wazaza kuvuye ku mutima. yateguwe na Bonasi. Mwabonye ko agiyemo na Washington kugira ngo babereke ko ufite impano uza gusenga Imana. Hallelujah. Mpamvu hagiyemo timu kugira ngo turekora no muri iki kigo dufite Imana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hey! 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 Tugiye kwakira kuri ubu tugiye kwakira umuntu ari nawe wateguye kino gitaramo. Uyu ni umunyeshuri wizaba muri Grace Gateka n'indimi n'ubuvanganzo. Turamukunda cyane. Turamukunda.
umugisha kandi twishimiye kubana namwe. Mbere yo kuririmba rero, haleluya, cyangwa se mbere yo guha umuyobozi w'ikigo Imana bamuteguriye, reka mbanze baririmbire. Twabonye pistoli ntabwo dufashwa niba barayicishije Haleluya.
byihuse by'iminota mikeya. Dufite umuhanzi w'umumama aradukunda cyane yaje muri kiyesi Gatenga kukumvisha indirimbo ye kugira ngo subize ko mu ndirimbo habayemo ubutumwa. Reka tumwakire Clementine n'amashyi menshi cyane. Murakoze cyane abajya kuri YouTube mwadufasha mukaduteza imbere. Nitwa John Believer Official, niyo channel yanjye kuri YouTube. Mukoze subscribe mwabona kudufasha. Murakoze cyane. Amashyi menshi kuri John Believer. Tunatinze cyane dufite undi muhanzi yaturutse imbere cyane namwe mugiye kutibonera. Karabo reka tumwakire kuri stage. Akarabo k'Imana. Mwiriwe nitwa Karabo k'Imana Patrick, ndi mu ndirimbo zitandukanye n'abakuze. Mfite indirimbo nyinshi nagakwiye kubaririmbira ariko hari niyo nari kurimba ivuga ngo kimishwa no kubona tujyana tutitaye kubidutanya. Oya ahubwo wenda tuzagaruka. Ngiye kuririmba indirimbo ivuga ngo warakoze kuntabara Yesu. Siko bimeze? Twagiye rero ku mbuga nkoranyambaga nitwa Akarabo k'Imana. Twagiye irimo hip hop, muzi kurapa? Tugiye kurapa twebwe. Amasi warakoze kuntabara Yesu, warakoze kumedurira amateka. Ubuzima wavuyemo nari nzi ko nzabupfiramo. Iyo warakoze kuntabara Yesu, amashyi twese. Warakoze kubindurira amateka, nukuri buriya buzima wavuyemo nari nzi ko nzabupfiramo. Iyo amashyi Uwiteka nyemerera ngushime, shime n'umutima wanjye wose. Wambwiraga ko uzangirira neza, ukanyicazanya n'abakomeye. Nibyo kuko ndimo ndagenda neza, ijambo ryawe uvuze urarinda. Nubwo Satani ashaka kurirwanya, ntabwo yabigeraho. Imbaraga zihambaye, kuko uri umunyembaraga zihambaye. Turirimbe twese haleluya. Haleluya. Warakoze kuntabara Yesu, warakoze kumindurira amateka. Mwagurutse babishaka ya buzima wavuyemo nari nzi ko nzabugiramo. Iyo warakoze kuntabara Yesu, warakoze kumindurira amateka. Nukuri buriya buzima wavuyemo nari nzi ko nzabugiramo. Warakoze kumindurira amateka, nukuri buriya buzima wavuyemo nari nzi ko nzabupfiramo. Iyo warakoze
ariko se muyobozi wanjye wino hano winginge bita akaririmbo kitwa bazumirwa bazagira gute nibakubona bamwe bazumirwa za karirimbo ubutaha cyangwa nkaririmbo muragashaka oya nzagaruka igihe cyagiye amashyi menshi kuri karabo k'Imana amashyi menshi urabyishobore ngo mwihorere mubyivuga ese hari uko ni gute usiga kuki umufasha Imana se yaremye ese ko warunsize njyenyine none se ko Adamu yaremye mbere Eva ntiyaje nyuma nawe uje nyuma amashyi menshi cyane ku Mana amen amashyi menshi twihuse tudatinze tugiye kubona vutu vuga ngo harahiye vuga ngo satani arahiye koko muriteguye niba witeguye amashyi menshi cyane kuri bonasi insanganyamatsiko turayibuka ejo hanjye heza harihe mon futur parfait et dame aimée maisha yangu maisha yangu iko wapi? iko mikono yako kabisa. Nziza cyane. Rero tugiye guhera ku banditsi bakoze amarushanwa yo gusoma no kwandika ibitabo mu mwaka 2021. Hari amarushanwa twigeze kubatangariza yaciyeho, niyo mpamvu baduhaye abantu babashije kuyatsinda batatu, twagira ngo tubanze tubagezeho certificate zabo. Uwa mbere yitwa Ntakirutimana Sifa. Reka twigire rero ku bahanzi bacu b'ubushize, ubwo nibo tugiye guhemba. Nasabaga tica ko azajya agenda dusomera umwe hanyuma akigira imbere. Ibihembo tugiye kubahemba rero biteye gute? Nk'abanyeshuri twabageneye ko twabaha amakaye, amakaramu, ariko kubera ko harimo n'abagiye kurangiza, barimo barangiza senior 6, ubwo bo wenda bazagura rame cyangwa se n'ibindi bazakenera muri university. Ni uduhembo dutoya ugereranyije n'ubushobozi bw'ikigo, ariko uko ubushobozi buzagenda buzamuka tuzagenda tubizamura. Ubwo rero buri muhanzi twamugeneye amakaye, amakaramu, registre bigura 5,000. Niyo mpamvu tubaha ibahasha irimo icyo gihembo cy'5,000. Tuyabaye kugira ngo muzaguremo ibikoresho by'ishuri bizadufasha umwaka utaha mu kwezi kwa 9. Reka rero duhere ku muhanzi wa mbere, ariko ntabwo ari umuhanzi, nabatsinze mu Cyongereza, mu Giswahili ndetse no mu Gifaransa. Hanyuma abandi turi buhembe ni abasizi bacu bo mu Kinyarwanda, hanyuma n'abayemusi bacu. Ubwo rero tukaba tubashishikariza ngo buri wese yishakemo impano afite, cyane cyane ijyanye no mu kwiga, atari kuririmba gusa cyangwa se ibintu nk'ibyo gusa. Cyane cyane turabashishikariza kugira ubumenyi, kuko utazi indimi ntabwo uzashobora siyansi, utazi Icyongereza ntabwo shimu uzayishobora, biyoloji ntuzayishobora.
na mathematics byose ugomba kuba uzi English, French cyangwa se niba wiga indimi uzi n'ikinyarwanda neza. Murakoze. Twagira ngo duhamagare Ndungutse Keza Fiona. Twagira ngo duhamagare kandi Abayisenga Asteri. Abayisenga Asteri. Itetere Bitangaza Victoria. Uwingabire Viet. Twagira ngo tubutse ko Uwingabire Viet yarari mu itsinda ry'abasizi, twagiye duhemba umwe umwe uko bari batatu. Ndayisenga Janvier. Gihozo Pisi Shania. Migisha Maria. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa natumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788328205 cyangwa 0788717539. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Binterishema iyo twicaye twahuje urugwiro
Dore igisubizo ku bakoresha YouTube channels ndetse namwe mufite impano zitandukanye. GR Studios yababereye igisubizo, aho dushobora kubakorera YouTube channel mu minsi 12 yonyine ikaba yabaye monetize. Ikindi kandi ku muntu ufite YouTube channel yabaye monetize akaba yarabuze verification code iza ku iposta, ngwino tugufashe kuyibona channel yawe batarayambura monetization. Banyempano namwe tubafasha kumenyekanisha ibihangano byanyu. Akarusho kubaririmba nuko tubakorera indirimbo audio na video ku giciro gito, kandi tukabafasha no kubashakira promotion henshi hashoboka. Tugufasha kwiga umuziki no gutunganya amajwi n'amashusho, video production na audio production, kubakenera amafoto na video by'ubukwe, anniversary parties, gufatisha filimi na comedy, ibiganiro binyura kuri YouTube, cyangwa ukeneye kwamamaza ibyo ukora, tugane muri GR Studios tubigufashemo. Ukeneye kumenya byinshi birambuye, wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General FTV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko munsi y'isoko ku Ingenzi International Music School. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788328205 cyangwa 0788717539. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza.